Hari topic ndi kubona abantu bari kwifuza ko naganiraho. Muri minsi hamaze igihe abantu benshi bajya impaka ku bijyanye n'inyama z'imbwa. Hari abantu rero bagiye banyandikira mu bihe bishize bavuga batuzatubwire ku kamaro ko kurya inyama z'imbwa cyangwa se ku byago inyama z'imbwa zishobora guteza amagara y'abantu. Nigeze kubivugaho kera. Wa mugani umuntu ashobora kubigarura mu rwego rwo kugira ngo n'abantu babashe kubisobanukirwa. Murabizi ko mu bihe bishize abantu bakunze kujya impaka rwose ku bijyanye n'inyama z'imbwa. Bamwe bibaza bati ubundi ko imbwa abantu bazirya batabizi nta kintu bibatwara, kuki umuntu afatanywe inyama z'imbwa biba sakirirego. Bije nyuma yaho mu minsi ishize hagiye hagaragara abantu bafatanywe inyama z'imbwa bazibaze, bagatangaza ko ziba zigiye gutekwa no kotswa ngo zigaburirwe abantu muri za Restora, amabari atandukanye n'ahandi henshi bakora ubucuruzi bw'inyama. Benshi mu bafashwe hari abagiye batanga ubuhamya bakavuga ko izo nyama z'imbwa bazigurisha abantu basanzwe bakora ubucuruzi bw'inyama, hanyuma zikavangwa n'izindi nyama z'andi matungo mu rwego rwo gutubura urwunguko. Ugasanga umuntu amanitse ihene ariko afite inyama z'imbwa wenda nk'icumi n'urugero zabazwe, akajya agenda avanga agaha abantu. Byaranagaragaye ko mu mategeko y'u Rwanda harimo ingingo igonga abantu bacuruza inyama z'imbwa. Hari ingingo y'174 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ivuga ko kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, cyangwa se umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye yose cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa se umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba, abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Abantu babaga imbwa rero baba bakoze icyaha cyo kuzica atari izabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri baba bakoze ni ukubeshya abaguzi ko izo nyama ari itungo ry'ihene kandi mu by'ukuri ari inyama z'imbwa. Uretse kuba bigize icyaha, kubaga imbwa birimo n'ingaruka nyinshi ku wayiriye atabizi, kubera ko abazibaga baba batabanje kuzipimisha indwara, bikaba rero byaviramo nyiri kuyirya kurwara indwara yatewe n'izo nyama zitapimwe, kubera ko mu matungo ari ku rutonde agomba gupimwa mbere yo kubagwa mu Rwanda imbwa ntabwo zirimo. Akaba ariyo mpamvu rero abazibaga badashobora kuzipimisha nk'uko bigenda ku yandi matungo, kubera ko ntabwo byemewe kubaga imbwa, ntabwo byemewe kubaga imbwa ngo iribwe. Nyuma y'ibyo rero abantu bamwe bakunze kunyandikira mu bihe bishize bansaba bati ubundi wazavuze ku nyama y'imbwa ni ibihe bibi umuntu ashobora guhura nabyo mu gihe yariye inyama y'imbwa, yaba abizi cyangwa atabizi. Mu mateka bigaragara ko abantu bariye imbwa kuva kera. Amateka yerekana ko kuba umuntu yaroroye imbwa mbere y'andi matungo byatumye atangira kuyirya mbere, nko mu birwa bya Polynesia bayiriye kuva kera cyane, kandi no mu bihugu nk'Ubushinwa, za Korea y'Epfo, Vietnam, Nigeria, Ubusuwisi barya imbwa rwose. Muri 2014 abantu bariye imbwa zigera kuri miliyoni 25. Niwo mwaka wariwemo imbwa nyinshi cyane muri icyo gihe. Gusa hari ahandi ku isi kurya imbwa nyine kizira. Mu bihugu biziriza kurya imbwa n'u Rwanda rurimo, ariko ushobora no gukeka imwe mu migani y'Abanyarwanda ya kera, kwa kundi bajyaga bavuga ngo n'uwarya imbwa yarya inzungu. Ushobora kwibaza impamvu nyine Abanyarwanda baciye uwo mugani. Umuntu wenda asuye mu mateka ntiwasanga wenda hari uburyo kurya imbwa nabyo byabagaho wenda muri icyo gihe cya kera, kuki Abanyarwanda bavuze bati n'uwarya imbwa. Ako kantu nako ushobora kukinjiriramo nk'abantu bazi ibintu by'ubushakashatsi, ukagaheraho ugacukumbura ugasanga wenda kera abantu baryaga imbwa. Inyama z'imbwa ni inyama nk'izindi mu bihugu byinshi bigize isi, aho byemewe hose barazirya. Abantu rero bagitangira kubana n'imbwa byari byoroshye cyane ko batangira kuzirya. Kurya inyama z'imbwa mu Bushinwa byatangiye mu myaka 1000 ishize rwose. Zabaye isoko y'ibiryo mu turere tumwe na tumwe kuva mu mwaka wa 500 mbere ya Yezu. Birashoboka ko na mbere yaho baziryaga.
hari umufilozofe witwa Mencius, ni umuhanga mu bya filozofiya w'umushinwa, yigeze kuvuga ko inyama y'imbwa igize ifunguro ryuzuye. Nanone ariko ubundi kuva kera henshi mu isi kurya imbwa byari ikizira, ariko wenda amateka y'intambara zagiye ziba mu isi, inzara zagiye zitera mu isi, zatumye abantu bagorwa no kubona ibyo kurya, bituma n'ibyaziraga babyadukira batangira kubirya. Muri ibyo byaziraga rero n'imbwa zari zirimo, akaba ariyo mpamvu nyine mu bihugu bimwe na bimwe imbwa bagiye bazadukira bagatangira kuzirya. Inyama y'imbwa ingana wenda na garama 100 ibirimo ibitera imbaraga bigera kuri kilokalori 262, hakabamo ikinure kigera nko kuri garama 20, proteine garama 19, vitamini B1 ibingana na 0.12 bya miligramu, vitamini B2 0.18 bya miligramu, habamo vitamini B3 ibigize 1.9 ubwo ni miligrama, hanabonekamo calcium miligramu 8, habonekamo iron miligramu 8, phosphore miligramu 168, hakabonekamo potassium miligramu 270, hakanabonekamo sodium miligramu 72, hakanabonekamo amazi grama 60 n'igice kimwe nuko habonekamo cholesterol miligramu 44. Izi ntungamubiri ziba mu nyama y'imbwa koko zagirira umumaro umubiri, birumvikana ko ari intungamubiri nyine umubiri ushobora gukenera. Umuntu agiye agenda kuri buri imwe ushobora kugenda ubona akamaro ko kurya inyama z'imbwa, kimwe nuko ushobora kubona akamaro ko kurya n'ubundi bwoko bw'inyama runaka. Ariko ibyiza wagezwaho nazo nta hantu bihure n'ibibi byinshi byishe mu kurya inyama y'imbwa. Noneho muri iki gihe byo biragoye, niba n'abaziryaga kera. Kubera ko rero umukunzi w'inzu y'ibitabo yambajije ku bibi, reka mba ari byo ngarukaho kurusha uko nagaruka ku byiza, cyane ko ibibi ari nabyo abantu bakwiye kwitaho cyane kurusha nuko batekereza ku byo abantu bashaka kungukira mu kurya inyama z'imbwa. Nigeze no kubabwira ku bihuha byinshi byagiye bivuga ku nyama z'imbwa. Abantu kera bajyaga bavuga ko kurya inyama z'imbwa ngo bikize indwara ya sida, abandi bati ngo iyo nyama ni nziza kuruta n'izindi nyama z'umweru. Hari n'abavuga ko inyama z'imbwa ngo zifasha mu gushyushya umubiri, bigafasha abagabo mu kwitwara neza mu gikorwa cy'urugwiro, ngo ni inyama y'abagabo. Hari n'abavuga ngo inyama z'imbwa ngo zikuza imyanya y'ibanga y'abagabo. Hari ibihuha byinshi byagiye bivuga ku nyama z'imbwa. Twaje no kubona ko nta bushakashatsi na bumwe mu buryo bwa siyanse bwigeze bukorwa ngo buvuge kuri bino bihuha, bwaba bubihakana cyangwa se bubyemeza. Ni ikigaragaza ko ari ibihuha. Twanabonye ko hari ibyo abantu bakwiye kwitondera ku nyama z'imbwa. Imwe mu ngaruka ikomeye yo kurya inyama z'imbwa nuko zitera indwara y'ibisazi kandi byica. Muri Philippines imbwa zigera ku 10,000 hamwe n'abantu 300 bicwa n'ibisazi buri mwaka. Kandi ibyo bisazi bituruka n'ubundi ku kurya inyama z'imbwa. Mu myaka yashize 30% by'impfu zibasiye abanyavietnam zaturukaga ku ngaruka zikomoka ku nyama z'imbwa. Nubwo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS washyizeho ingufu mu gukingira imbwa, ariko izi nkingo ntizirabasha gukemura icyo kibazo cy'ibisazi. Ikindi n'izi nkingo ubwazo ziterwa imbwa zigira ingaruka cyane ku magara y'abantu. Hari nk'amaparasite arimo za E. coli, za salmonella yandurwa n'abantu aturutse kurya inyama z'imbwa. Umuntu ukunda kurya inyama z'imbwa aba afite ibyago byo kwandura bacteria anthrax, brucellose ndetse na hepatite. Hari n'izindi ndwara zitanye isano na kolera zikunze kwibasira abantu barya inyama z'imbwa. Hari na trichinellose, ni parasite iri zoonotique, ishobora kwandurwa n'abantu aturutse ku nyama z'imbwa. Iyi ngiyi ishobora gutera uburibwe mu mitsi y'amaraso, ikagira ingaruka zikomeye ku mutima, ishobora kwangiza imitsi y'amaso, iyo itavuwe hakiri kare ishobora no kwica. Kuba imbwa nazo zirya byinshi byiganjemo ibikomoka ku nyama bituma imbwa irya inyama nyinshi zanduye, zirimo n'izi nyamaswa zari zirwaye kanseri. Imbwa irya uburozi bwinshi ku buryo bugera no mu nyama zayo. Umuntu rero urya inyama y'imbwa aba afite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'ingaruka ziva mu burozi imbwa yariye, ziganjemo ubwoko bw'amakanseri atandukanye, harimo nka kanseri y'amagufwa. Nuvuga kurya inyama z'imbwa bishobora kugutera kanseri y'amagufwa, kanseri y'umwijima, kanseri y'igifu,
kanseri y'impyiko, kanseri yo mu bwonko n'ubundi bwoko butandukanye bw'amakanseri. Gusa igikomeye kurushaho muri ibi bihe ni imiti ihabwa imbwa, inkingo zihabwa ziragenda zikagera no mu musokoro w'imbwa. Iyi miti ubwayo ishobora guteza akaga abakunda akaboga k'imbwa. Imbwa kandi ikagira n'udukoko twinshi, ni inyamaswa yabashije kunga ubumwe na mwene muntu, ikaba mu nyamaswa ziza mu za mbere mu isi mu kugira n'ubwenge bwinshi. Burya imbwa ifite n'udukoryo twinshi cyane. Imbwa igira udukoko twinshi ishobora guteza abantu. Urumva kubibana n'abantu bwayo biri mu bintu bisaba yuko yitabagaho mu buryo bw'umwihariko mu rwego rw'uko itateza akaga. Imbwa rero igira udukoryo twinshi. Kurya inyama yazo rwose ni ukurya uburozi, nicyo kintu navuga. Namwe mwagiye mubyiyumvira yuko ishobora kuba nyirabayazana w'amakanseri atandukanye. Hanyuma imbwa nanone ikaba itungo nyine ryiza kuri mwene muntu mu kubana nawe, ariko ntabwo ari ryiza mu kuba umuntu yarirya. Hari umuhanga wigeze kubyitegereza avuga ko impamvu imbwa igira inshuti nyinshi ni uko izunguza umurizo aho kuzunguza akarimi. Hari n'undi wigeze kuvuga ngo uko ndushaho kwiga ku bantu ngo bituma ndushaho gukunda imbwa yanjye. Imbwa ni inyangamugayo no kuruta ibindi binyabuzima. Muzasome inyandiko z'umufilozofe witwa Mark Alezat. Yemeza ko imbwa ari ikiraro gihuza umuntu n'ibidukikije. Hari n'abahereye ku gitekerezo cye bavuga ko imbwa ubwazo zitibona nk'imbwa, ahubwo ngo zibona ibindi binyabuzima ari byo mbwa. Gusa aho ngaho waba ubishyize nyine muri za mvugo z'igisobanuro cy'imbwa, imbwa bubwa. Iyo uvuze ngo uriya muntu agira ububwa, ni ukuvuga ko hari ibintu aba adakora nyine bitagaragaza ubugabo muri we, niba ariko nabivuga. Ubishyize rero muri iyo mvugo, uyu muprofeseri nibyo yagerageje gusobanura. Imbwa ntabwo zibonamo ubwo bubwa tuzibonamo. Impamvu abantu bakunda imbwa ni uburyo imbwa ari inshuti nziza, inyamaswa ishobora kubana n'umuntu ikamugira inshuti, ikamwihanganira kugeza gupfa. Imbwa iba inyangamugayo kuri shebuja, ntishobora kuva mu rugo rw'umukene ngo ijye kuba mu rugo rw'umukire. Iriyakira bitewe n'aho yaba iri hose, igasangira ubusa n'umukene, ntimuveho ngo ijye kuba ku mukire. Abantu bamwe na bamwe ntabwo ari inyangamugayo. Umuntu yakugambanira ariko imbwa ntabwo yabikora. Imbwa mwibanira mu bihe byose itaye ku buzima waba ubayeho. Akandi gakoryo twabonye ku mbwa, ari nayo mpamvu bayita ikiraro gihuza umuntu n'ibidukikije, twabonye ko ari kakandi ko kunyara ku biti. Uretse no kunyara ku biti, imbwa ni sampo y'ibindi binyabuzima biba mu ishyamba. Iyo wize imico y'imbwa neza, byanakorohera kumenya uko izindi nyamaswa mu ishyamba zimeze. Gusobanukirwa imbwa byakwigisha igice runaka cyo gusobanukirwa imibereho y'izindi nyamaswa z'indyanyama. Tukanibuka ko imbwa yahoze mu ishyamba kimwe n'izindi nyamaswa zose zo mu muryango umwe. Nyuma rero aho abantu batangiye kwiyegeranya bakaba ahantu hamwe nyuma y'ivumburwa ry'umuriro, ayo mateka twarayabonye. Imbwa niyo nyamaswa yiyegereje umuntu bwa mbere, bikanavuga ko ari ryo tungo ryo mu rugo ryabanye n'umuntu bwa mbere. Ukuyemo izindi nyamaswa cyangwa se andi matungo umuntu yahigaga akarya, umuntu yanavuga ko imbwa ari ryo tungo ryo mu rugo ryariwe n'umuntu bwa mbere, mbere yo gutekereza inka, ihene n'andi matungo yo mu rugo. Kubera ko habanje ubuhigi mbere y'ubuhinzi n'ubworozi. Imbwa ni ryo tungo mwene muntu yifashishaga mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi, binyuze mu bushobozi bwayo buhanitse cyane bwo guhunahuna. Amazuru y'imbwa yaje yuzuza amaso y'umuntu. Muri buki isomo twigeze kwiga rigaragaza ko mu bijyanye n'inzungano z'ibyiyumviro by'umubiri, amaso y'umuntu yihariye 80% by'imbaraga, izindi nzungano zikagabana 20% bisigaye. Ku mbwa yo rero biratandukanye kubera ko amazuru yayo niyo yihariye 80% by'imbaraga, izindi nzungano zikiharira 20% bisigaye. Imbwa rero yafashaga umuntu guhunahuna cyangwa se gukurikira uburari muri cya gihe cyo guhiga inyamaswa. Mu buryo bunashekejemo, biri mu mpamvu imbwa yiswe imbwa. Kurya imbwa ni uburozi. Kurya imbwa ni uburozi rwose. Ni uburozi uburiye noneho muri ibi bihe, ni uburozi inshuro nyinshi kurusha na kera.